y'ubuhanzi tuhereye mu Rwanda kuri iki cyumweru. Musinga Jo arakora igitaramo yise Mudaheranwa 30 cyo kwibuka ku nshuro 30 abazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 binyuze mu buhanzi. Ni igikorwa giteganyijwe uyu munsi ku cyumweru ku rwibutso rwa Kigali ku Gisozi. Muri iki gikorwa kandi harazirikanwa ubudasa bwaranze inkotanyi mu myaka 30 ishize u Rwanda ruvuye mu icuraburindi. Uyu Musinga Jo ariyambaza abahanzi basanzwe amenyereye mu ndirimbo zo gufasha abanyarwanda kwibuka barimo Bonome arazwi cyane, Grace Mukankusi nawe araza kumufasha ndetse na Munyencoza Dieudonné nibo baribuze gufasha uyu muhanzi Musinga Jo. Mu yandi makuru nuko umuhanzi Mani Martin we yatumiwe mu iserukiramuco ryiswe Freedom Celebration rizabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa Texas mu mpera zo ku kwezi za tariki 29. N'ubutumire rero yahawe n'abateguye iri serukiramuco aribo bafatanya mu gutemugurira iserukiramuco ni Ramjan Joshua Foundation, aho rero bigaragara ko Mani Martin azaba ari umwe mu bazaririmba muri iserukiramuco ndetse bakazagira n'ubutumwa batanga. Ni iserukiramuco kandi rizibanda ku mbyino gakondo, umuziki, imikino ndetse hazagaragara n'amafunguro yo mu bihugu bitandukanye by'umwihariko bizitabira iserukiramuco. Harabura amasaha make ngo iserukiramuco nanone Iwacu Summer Comedy Festival rirasorezwa hano mu mujyi wa Kigali, akaba rirasozwa n'igitaramo kibera muri Expo Ground Gikondo asanzwe habera Expo. Abanyarwege rero baraza gususurutsa n'ubundi abitabira iri serukiramuco ku munsi w'ejo kwa gatandatu Martin babanje gutaramira abakunzi babo mu modoka zitwara abagenzi mu byerekezo bitandukanye bya hano mu mujyi wa Kigali. Biteganyijwe ko rero muri abanyarwenya n'ubundi barimo Rusine, harimo Joshua, Fred Rufendeke n'umushumba, niwe rero baraza gushimisha baza kwitabira iri serukiramuco. Ni serukiramuco rimaze n'iminsi ribera hirya no hino mu ntara kuko ryanyuze mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda ndetse no mu mujyi wa Kigali. Ubwo masaha ari imbere twizere ko abakunda comedy no bataza gucikwa n'iri serukiramuco rya Iwacu Summer Comedy ribera hariya Igikondo. Abaraperi bubatse amateka akomeye mu muziki w'u Rwanda Bulldog na Riderman baraye batangarije RBA ko batangiye urugendo rwo gutegura igitaramo cyihariye cyo kumurika album yabo baherutse gushyira hanze bahuriyeho bise Icyumba cy'Amategeko. Ni igitaramo bazakora muri uyu mwaka. Ni mu gihe aba bahanzi bavuga ko bashaka kubanza gukora amashusho y'izi ndirimbo ziri kuri album ko kugeza ubu zashyizwe hanze ari amajwi gusa. Ni igitaramo rero abaraperi bavuze ko kizaba kirimo n'izindi ndirimbo zabo zakunzwe mu bihe bya kera, dore ko abaraperi bazwi kandi bafite indirimbo z'ibihe bitandukanye zagiye zikundwa ku buryo rero basanga abakunzi babo bazakora ku mpande zombi yaba ba Riderman ndetse n'aba Bulldog ku buryo bose bazaba bisanga muri icyo gitaramo. Iyi album rero iriho indirimbo zirimo Amategeko 10, Nkubonafo, Bakunda Bapfu, Mubaniga ndetse na Miseke Igoramye. Martin wakunze yihe muri izi ndirimbo? Amategeko 10. Amategeko 10 iki gitaramo nizere ko ntago zakiburamo. Yego, hanyuma umuhanzi Cyusa Ibrahim nawe tukiri mu bijyanye n'ibitaramo yari yakoze igitaramo cy'amateka. Uyu Cyusa rero akaba ari umuhanzi uririmba indirimbo zo mu njyana gakondo. Igitaramo yarakoreye muri Kigali ku nshuro ye ya mbere mu myaka isaga 6 amaze mu muziki. Uyu muhanzi rero witabiriye iki gitaramo by'umwihariko yitiriye indirimbo cyangwa se album ye yise Migabo inavuga ibigwi bya Perezida Paul Kagame wayoboye urugamba rwo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi ndetse no kubohora u Rwanda. Igice cya mbere cyose yaririmbye indirimbo zigaragaza ibyagezweho mu myaka 30 ishize. Nihuse Cyusa Ibrahim yafashijwe n'abahanzi barimo Ruti Joel, Maria Yohana ndetse n'abandi batandukanye. Gusa icyo twabwira nuko nka Ruti Joel we yahaye icyubahiro nyakwigendera Eva Boravane wari inshuti ye cyane, ndetse Ruti Joel anashimira abahanzi barimo Masamba Intore nawe witabiriye iki gitaramo, Maria Yohana ndetse na Muyango bose bamufashije kuzamuka mu njyana ya gakondo. Uyu Cyusa yari yanaherekejwe n'ababyeyi bari baje kumuterenga mu bitugu, baje kumushyigikira by'umwihariko. Dukomereze rero mu bindi bivugwa. Israel Mbonyi yari yahawe igihembo cy'umuhanzi muri Afurika y'Iburasirazuba Ukunzwe Iburayi mu gitaramo yari akoreye mu Birigi cyitabiriwe ku rwego rwo hejuru. Ni igitaramo rero cyabaye mu ijoro ryakeye. Ni igitaramo kandi cyitabiriwe na burugumesitiri wa Bruxelles witwa Philippe Close, ariho yanashyikirijwe icyo gihembo na Team Production yamutumiye. Ni igitaramo yafashijwemo n'umuhanzi Pisozian ndetse na Aline Gahongayire, nibo bari ku rubyiniro bari kumwe na Israel Mbonyi.
bamufasha rwose. Tubabwire ko rero Israel Mbonyi nyuma yo kuva Iburayi agomba guhita agaruka mu Rwanda, agomba gukomeza imyiteguro afite by'umwihariko ku bitaramo azakora muri Kenya ndetse no muri Uganda, agomba gutarama muri Kanama uyu mwaka. Dusoreze hanze y'u Rwanda, Chris Brown wakomeje kugaragaza ibitaramo by'umwihariko bimurika cyangwa se bitegura album ye ari hafi gushyira hanze yise saa 5:11. Chris Brown rero ibitaramo yabisoreje i Chicago ni mu ijoro ryakeye, aho yarimbye indirimbo zitandukanye. Amaze iminsi 3 akora bino bitaramo buri joro mu rwego guhera kuwa gatanu ya nejo kuwa gatandatu. Uyu munsi rero nibwo yabisoje mu ijoro ryo kuri uyu munsi. Marite amakuru yo myidagaduro ngira ngo twaba duhiniye ahangaha, ubwo ngira ngo rinye ya weekend yo abantu twabwira ko uyu munsi hari igitaramo cy'abanyarwenya cya Iwacu Summer Comedy Festival.